Uyu murima turawugurisha ku mafaranga makeya cyane, $1,1,200,000. Uku tuwureba ni umurima mwiza cyane, uherereye mu mudugudu wa Nyagakombe, akagari ka Kimbazi, umurenge wa Munyiginya, akarere ka Rwamagana. Ni munini, uwuroye mu buhagarike ufite metero 37, mu butambike ufite metero 30. Iyo uwuroye ni imirwanyasuri ibiri bahuje. Uyu murima kandi weramwo ibintu byose, wahinga icyo ushaka, ikintu cyose kirahera, yaba ibigori, yaba ibishyimbo, yaba imyumbati, icyo washaka cyose kirahera. Si kure y'umuhanda, ni hafi y'umuhanda cyane, kuhagera cyangwa gusaruramo ibyo wahinze ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Ku bantu bahazi neza, uvuye kuri Sayi ujya kuri kaburimbo ni nko mu cya kabiri cyaho, umanuka uvuye kuri uwo muhanda ni metero nka 40, urenga nk'imirima 2 cyangwa imirwanyasuri 2 ukawugeramo. Ni mu wigurire twabwiye kugura $1,1,200,000, cyangwa mugahamagara kuri izi nimero 0785404635. Mwaba mufite ibindi mwawubazaho ukambaza nkabasobanurira. Uyu murima kandi ufite icyangombwa cyaho cyihariye, gukora mitasiyo biroroshye cyane. Uwishyuye mitasiyo bitewe n'ubushake bwawe yarara ikozwe. Hanyuma niba unyuzwe, kanda subscribe kugira ngo n'utundi twose tuzashyiraho tujye tukugeraho. Ushobora no kuba utahagura ariko ukaharangira mugenzi wawe nawe akahagura.